umuyisilamu ari wese n'abayisilamu muri rusange nanone tugomba kujya twishimira ko Imana yaratugiza abayisilamu. Iyi ni ingabire yahatse izindi ngabire zose. Ubuyisilamu niyo dini Imana yaduhitiyemo kandi irayitwishimira, aho Imana igira iti al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Uyu munsi nabuzurije idini yanyu, mbasenderezaho inema zanjye, kandi nishimira ko Ubuyisilamu bubabera idini. Icyo ngicyo umuyisilamu yagombye kugifata nk'ikintu gikomeye mu buzima bwa buri munsi, akagiha n'agaciro igihe cyose ubona ko uhumeka ugenda uri umuyisilamu. Idini Ubuyisilamu rero ni idini ikubiyemo amategeko yose, ariko ishingiro ni amategeko arebana n'imyizerere, imyemerere, hanyuma n'amategeko arebana n'amasengesho. Amasengesho ari hagati y'umuntu na nyagasani we, ndetse n'amasengesho ari hagati y'umuntu na mugenzi we, ariko afite amategeko yagenga nk'uko ari mu gitabo cy'Imana gitagatifu Quran, ndetse n'imigenzo y'intumwa y'Imana Muhammad. No mu bindi bitagomba kwirengagizwa namba, ahubwo abayisilamu bagomba guha agaciro nk'uko duha agaciro imyizerere, ko nabyo bishingiye ku myizerere, hanyuma nabyo ni amasengesho. Ni ikibazo kirebana n'umuco n'uburere. Umuco n'uburere, abantu barasari, abantu bafite n'imyizerere, ariko wagera ku kibazo kirebana n'imyitwarire n'imico iranga bamwe, ugasanga ihabanye n'uko Ubuyisilamu duhamagarira guhagarara ku kibazo kirebana n'umuco. Mvuge ko umuco rero, ikintu kirebana n'imico myiza, ni mu mahame akomeye Imana yadushishikariza muri Quran, ndetse n'intumwa y'Imana iziyashimangira. Niyo mpamvu mu mvugo y'intumwa y'Imana yavuze iti bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Imana yanyohereje kugira ngo nze sozereza abantu imico myiza n'uburere. Imana irayishimagiza muri Quran nanone ivuga iti wa innaka la ala khuluqin azim, kandi yewe Muhammad mu by'ukuri ufite imico n'ingeso nziza. Abayisilamu rero abemeramana igihe icyo ari cyo cyose baba bagomba gutera ikirenge mu kirenge cy'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biga imico yayiranze n'iyaranze abasanyanyendo, kugira ngo natwe dukurikize uwo murongo. Kubera ko uko waba umeze kose, waba uri umuhanga waminuje, waba uri umukire w'igitangaza, waba ukomoka mu muryango sinzi wahe, iyo ubuze umuco ntacyo uba ufite. Ni nayo mpamvu igipimo cy'abantu ntabwo ari ibyo batunze, ntabwo ari amashuri bafite. Igipimo ku bantu n'umuntu, agaciro k'umuntu ni umuco we n'uburere bwe. Iki kigomba gusobanuka gityo. Iyo usomye muri Quran usanga aya nyinshi cyane zishimagiza imyitwarire myiza, kubagira neza, ndetse wanareba ku rundi ruhande ugasanga hari izindi aya nanone zigaya kandi zikanabuza abantu kwitwara nabi mu mico igiye itandukanye. Nko mu mico usanga muri Quran, nko muri suratul Luqman, gusa Imana irakubwira iti mu mico ubona gusa nko kugenda cyangwa se kuvuga, wala tamshi fil ardi maraha, ntukagende ku isi, wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha inna Allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Uramenye ntukagende mbese wigize igitangaza ku bantu, itama ryawe reka sinakubwira, wabasuzuguye wabonye ko ari zero. Hanyuma ntukagende no ku isi mbese wigize igitangaza kindi. Ibyo byose bikomoka ku bwirasi, kandi mujye mumenya ko Imana idakunda bibone babirasi. Nanone mu zindi aya nyinshi cyane, suratul Hujurat, ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qawmun min qawm asa an yakunu khayran minhum. Yemwe bantu bemeramana, bamwe mu bantu ntibagakerense bagenzi babo, wenda wasanga bari abakerenswa ari bo beza kurusha bari abakerense. N'abagore ntibagakerense bagenzi babo, wasanga bari abakerensa mu bagore barutwa n'abari abakerensa nyine. Nukuvuga nta muislamu
wasuzugura mugenzi we, wasuzugura undi muntu mu biremwa by'Imana, cyangwa se ngo amutesha agaciro, cyangwa se ngo amwandagaze, cyangwa se izo zose ni ayat muri Qur'an zigaya imyitwarire runaka. N'indi Qur'an zishimagiza imyitwarire runaka, kugira neza, wahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin, mujye mugira neza, Imana ikunda abagira neza. Wasbiru, mujye mwihangana kubera ko Imana ibana n'abihangana, Imana ikunda abihangana. Imico igiye itandukanye. Iki kintu rero cy'imico yaba ari myiza tugomba guhagararaho dushikamye, cyangwa siriya mibi tugomba kugendera kure no kurandura, buri muntu ku giti cye no mu muryango we no mu muryango mugari w'Abayisilamu. Nicyo kintu nanone kigomba kugarura agaciro n'icyubahiro cy'idini w'Islam. Ntabwo ushobora kuvuga ngo abantu bazaba ari abantu bafite agaciro, bafite mbese uko abantu community bafata ari abantu batagira umuco.